Reka nguhereze ikaze ndetse nkifuriza n'ibihe byiza wo kwikicana nitwa Hindura TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe zimwe mu ndoto eshanu urota uri mu rukundo ukamenya neza yuko urwo rukundo rugiye kurangira cyangwa se urwo rukundo rugiye gupfa. Ushobora no kuzirota uri umudamu wubatse urugo cyangwa se uri umugabo wubatse urugo ukamenya neza yuko ahanga hagiye kubaho umwuka hagati muri mwebwe wo gucana inyuma, bishobora kuguturukaho cyangwa se bigaturuka kuri we ariko uwo mwuka ubuhari, cyangwa se urukundo rwanyu rugiye kurangira burundu mugatandukana rwose. Nuzirota zino nzozi ngiye kukubwira umenye neza yuko rwose urwo rukundo rugiye kurangira, ukwiriye kugira icyo ukora. Ndakubwira n'ikintu wanakora nyuma yo kurota zino nzozi kugira ngo ukomeze gusigasira uwo mubano mudatandukana cyangwa se urwo rukundo rutarangira. Ngwaye ikaze rero kuri channel yitwa Hindura TV, kanda subscribe wike gufungura n'inzogera, kandi iyi video wike kuyirayikinga, wandike na comment ubwire ngo nayikunze, nyuma uyisangize n'inshuti zawe zikeneye ibi bintu cyangwa se abantu babakeneye bino bintu nabo babyumve. Mbahaye ikaze nye mujye kubana, nitwa Eric niyo kwizerwa. Reka ngaruke mu kanya tubirebe. Indoto ni imwe mu mvugo y'Imana ya gatatu ikoresha ku bantu bayo kugira ngo ibamenyeshe amakuru aturutse kuri yo, cyangwa se ni kimwe mu kimenyetso Imana ikunze kwereka abantu bayo kugira ngo ibereke yuko iri kubavugisha. Rero nshuti yanjye, indoto cyangwa se kurota ntukabisuzugure, ko kurota ni message. Indoto ni message ku buzima bwawe. Iyo utazitayeho cyangwa se ngo ukazisuzugura kwa kundi, ujye umenya neza yuko ahangaha ushobora guhura n'ibibazo bikomeye. Tugiye kurebera hamwe rero ahangaha izi ndoto eshanu urota uri mu rukundo cyangwa se wubatse urugo ukamenya neza yuko urwo rukundo rugiye gusenyuka, cyangwa se harimo gucana inyuma, harimo kurambirwa mu rukundo, harimo gucika intege. Ukamenya neza yuko rwose ibyo bintu bigiye kuza mu rukundo rwawe uramutse udakoze ibindi bintu ngiye kukubwira byagufasha kubisigasira kugira ngo urukundo rwawe rukomeze. Rero indoto ya mbere urota ukamenya neza yuko uru rukundo rwawe cyangwa se urukundo rwanyu rugiye kuzamo ikintu cyitwa umwuka mubi ugamije mu gutandukana cyangwa se mu gusenya. Ni igihe ngo uzarota uri kumwe n'umukunzi wawe ariko wajya kumushaka ukamubura. Urugero, ukaba uri kumwe n'umukunzi wawe mu nzira murimo mutemberana, wajya kureba ugasanga uramubuze, ntuzi ahantu agiye, ntuzi uko agiye, ukabona uramubuze gutyo gusa tu, ukamushakisha ukamubura. Cyangwa se mu gihe waba uri kumwe n'umukunzi wamwica nko muri salo cyangwa se muryamye nko mu gitanda, urugero, ariko ugasanga uramushakishije uramubuze pe, utazi ahantu agiye, ukazibona gutyo izo nzozi zije zikuzemo zimeze gutyo, zikaza mu nzozi zawe. Ujye umenya neza yuko iri hishurirwa n'ikintu gikomeye. Imana irimo kukwereka yuko Satani afite umugambi wo kugira ngo urukundo rwanyu rubure, cyangwa se urukundo rwanyu rucike intege, urukundo rwanyu ntirwongere kugaragara. Rero ahangaha nshuti yanjye, ukwiriye kuba maso ugasenga, hanyuma ukegera Imana, kuko Imana iri kuguhishurira yuko hari ikintu gikomeye kigiye kuza mu rukundo rwanyu kandi kitagenda neza, bikaba ngombwa yuko icyo kintu kiganisha mu gutandukana kwanyu. Izo ni indoto za mbere rero ushobora kurota ukamenya neza yuko mu rukundo rwanyu mugiye gucika intege, cyangwa se harimo umwuka ugamije mu gutandukana, cyangwa se harimo amanyanga agiye kuzamo, harimo umwuka mubi ugiye kubaho, ariko uwo mwuka utari mwiza. Nshuti yanjye rero, nuzirota zino nzozi menya bino bintu. Izindi nzozi za kabiri rero urota ukamenya neza yuko mugiye gutandukana, cyangwa se urukundo rwanyu ugiye guhagarara, cyangwa se mu rukundo rwanyu hagiye kuzamo undi mwuka mubi. Ni igihe uzarota cyangwa se uzabona mu nzozi zawe ukabona uri kumwe n'umukunzi wawe, murimo muragenda ahantu runaka, cyangwa se mwicaye ahantu runaka, ariko ugasanga ari kurangarira abandi. Urugero, hatambutse umukobwa mwiza aramurangariye rwose mu buryo bugaragara, cyangwa se hatambutse umusore mwiza aramurangariye, hatambutse umuntu nyine aramurangariye, ukabona yarangaye rwose, asa nka wowe agusize ku ruhande, atakwitayeho mu bitekerezo, ukabona arangariye abandi. Ujye umenye neza yuko ahangaha iri ni hishurirwa rikomeye ku buzima bwawe bw'urwo rukundo, kuko Imana ibisha kukwereka neza yuko byange bikunde hagiye kuzamo umwuka mubi wo gucana inyuma, cyangwa se umwuka mubi utuma habaho uburangazi bwerekeranye n'irari.
bwerekeranye no kurarikira ibindi bintu. Nshuti yanjye rero ahangaha iri ni hishurirwa ntukabisuzugure. Nuro turi kumwe n'umukunzi wakabona ari kugenda arangayira abandi mu nzira, cyangwa se ukabona ari kugenda asa nkaho akebukira abandi, ahangaha ujye umenya neza yuko rwose urukundo rwanyu rugiye kuzamo ikintu cyitwa umwuka w'uburangazi, cyangwa se umwuka wo kurarikira ibintu by'irari ukuntu. Rero nshuti yanjye rero ahangaha ukwiriye gusenga ukegera Imana, ntukabisuzugure cyangwa ubipinge, ntukabinegereje cyangwa ngo ubitere iyo ngiyo uvuge ngo ni ay'inzozi, kuko ahangaha rwose bidatinze uba ugiye kubona ikimenyetso cy'uko umukunzi wawe agiye gutangira kujya arambirwa. Rero ni hishurirwa rikomeye cyane iyo Imana iri kwereka uribona gutya, waba uri umukobwa cyangwa se waba uri umusore, waba uri umugabo, waba uri umudamu, ukabona urose umukunzi wawe muri kino kika kimeze gutya, ujye umenya neza yuko umukunzi wawe rwose cyangwa se urukundo rwanyu rugiye kuzamo agatotsi katari keza, kandi gatuma mwese muzabasha kugera kure y'ibitekerezo, cyangwa se muzabasha kugera kure y'urukundo mugatandukana. Aha rero nshuti yanjye ukwiriye gusenga ndetse no kwegera Imana, kuko ibi ngibi biba bigiye kuba mu gihe gitoya. Rero izo ni inzozi za kabiri urota ku mukunzi wawe ukamenya neza yuko hari agatotsi kagiye kuza mu rukundo rwanyu. Inzozi za gatatu rero uzarota ku mukunzi wawe ukamenya neza yuko nanone hari agatotsi, cyangwa se hari ibintu bikomeye bigiye kuza mu rukundo rwanyu, bigatuma mwese mubasha gutandukana cyangwa se mubasha gutatana, bigatuma haboneka umwuka mubi mu rukundo rwanyu. Ahangaha ni igihe uzarota ubona watakaje urukweto. Ahangaho unyumve neza cyane nshuti yanjye, igihe uzarota ubona rwose uri kugenda mu nzira, ukagenda ukaba uzi neza yuko wambaye inkweto ebyiri, ariko wajya kureba ukabona wambaye urukweto rumwe, urundi ntabwo uzi ahantu rwagiye, urundi nta kuntu uzi aho rwerekeye. Wowe uragiye mu nzira ubonye wambaye urukweto rumwe kandi urundi utazi rwagiye, kandi uhagurutse mu rugo cyangwa se wari uzi neza yuko wambaye inkweto ebyiri, ahangaho ukabona urukweto rwawe warutakaje ntuzi iyo rwagiye. Iri ni hishurirwa rikomeye, kuko Imana irimo kukwereka neza yuko umukunzi wawe byange bikunde agiye kugucika, agiye kuguponyoka. Kumwe muri za mvugo bavuga ni ukuguponyoka, akagucika akagenda. Nshuti yanjye ahangaha ukwiriye gusenga, kuko burya inkweto mu buryo bw'umwuka nanone hari igihe bisobanura ubutumwa bw'Imana, ariko nanone mu buzima bw'urukundo bw'abantu bari mu rukundo ujye umenya neza yuko ahangaha Imana iri kukwereka neza yuko urukweto rwawe cyangwa se wowe wabonaga umeze neza n'umukunzi wawe mugiye gutandukana, cyangwa se agiye kugucika akakubura, nako ukamubura wowe mukabasha gutandukana. Ahangaha rero haba hagiye kuzamo umwuka mubi mu rukundo rwanyu, kandi bidatinze bituma mubasha gutandukana iyo utabaye maso, iyo utegereye Imana ngo usenge. Ahangaha uyu mwuka uba ugiye kuza, ikimenyetso gikomeye ubasha kukibona mu minsi iri imbere iyo udasenze. Ushobora no gusenga ikimenyetso ukakibona, ariko wasenga bikaza kuvaho. Nshuti yanjye rero ahangaha uba ukwiriye gusenga ndetse no kudasuzugura zino nzozi ngo utere iyo ngiyo. Nimba ukunda uwo mugabo wawe, nimba ukunda uwo mugore wawe, nimba ukunda uwo mukunzi wawe, nimba ukunda uwo fiance wawe, ukwiriye kumusengera, kuko ibi ngibi biba bigiye kuba mu gihe gitoya. Nurota ubona ubuze urukweto kandi nyamara wari usanzwe urwambaye. Izi rero ni inzozi za gatatu zikwereka neza yuko urukundo rwanyu hagiye kuzamo agatotsi, cyangwa se mu mubano wanyu hagiye kuzamo ikintu kitameze neza. Rero nshuti yanjye ahangaha ukwiriye gusenga. Izindi nzozi rero za kane urota ukamenya neza yuko umukunzi wawe cyangwa se mu rukundo rwanyu hagiye kuzamo akantu k'agatotsi. Ni igihe uzarota ubona fiance wawe cyangwa se umugabo wawe, umugore wawe, ukarota ubona aryamanye n'undi muntu ku buriri bwawe. Nshuti yanjye ahangaha unyumve neza cyane, ibi bintu Imana ikunze kubisurisha abantu bibereka ntibasha gusobanukirwa ngo bamenye ngo ese Imana iri kunyereka gute. Urugero uri umwizerwa cyangwa se usanze wizera, muri makiya uracishijwe, ariko ugasanga ni wowe Imana ikunze kunyuramo kugira ngo ikwereke message z'urugo rwawe, cyangwa se message z'umubano wawe, message z'umuryango wawe. Wajya kurota ukabona Imana irimo kukwereka yuko umugabo wawe aryamanye n'undi muntu ku buriri bwawe, cyangwa se wajya kurota ukabona umugore wawe aryamanye n'undi muntu ku buriri bwawe. Ahangaha nshuti yanjye
ujye uvuga ati uko bisa kose nimba mbonye fiance wanjye aryamanye n'undi muntu ku buriri bwanjye, nkabona umukunzi wanjye aryamanye n'undi muntu ku buriri bwanjye, ahangaha ujye umenya neza yuko Imana iri kukwereka neza yuko aha ugiye guhura n'ikintu gikomeye cyane nudasenga. Aho Imana iri kukubwira yuko ugiye guhura n'ikintu cyangwa se mu rukundo rwanyu hagiye kuzamo umwuka mubi wa wundi utuma mubasha gutandukana. Hari n'igihe haba hagiye no kuzamo n'umwuka mubi ituma mubasha kuryana, kugirana amakimbirane nk'uwo mubano wanyu. Urugero urubatse muri mu muryango, ugasanga mu muryango hajemo amakimbirane, cyangwa se ntabwo urubaka muracyafiyansanya ariko ugasanga mu urwo rukundo rwanyu hajemo amakimbirane akomeye cyane. Kuba warose zino nzozi rero, iki ni ikimenyetso kikwereka neza yuko, cyangwa se nihishurirwa Imana irimo kukwereka yuko urukundo rwanyu rugiye kuzamo agatotsi katari keza, kandi urukundo rwanyu rugiye kuzamo ikintu gikomeye. Numutaba amaso ngo musenge muri bubashe gutandukana, cyangwa se urukundo rwanyu rubashe guhagarikirwa aho ngaho. Nshuti yanjye rero, ntukabisuzugure cyangwa ubinegirije, wumve ngo nayinzozi, wumve ngo nibisanzwe, wumve ngo n'undi muntu yabirota. Oya, kubera iki Imana yabikweretse wowe, kandi irabizi neza yuko ari wowe usanzwe ureberera umuryango, irabizi neza yuko ari wowe usanzwe ureberera urwo rukundo mu buryo bw'umwuka. Rero niyo mpamvu igusurisha izo nzozi zimeze gutyo, mu gihe ikwereka imigambi Satani afite ku rukundo rwanyu, ikwereka imigambi Satani afite ku mubano wanyu. Ahangaha rero ukwiriye gusenga, kuko Imana iri kukwereka yuko hari ikintu kigiye kubaho, cyangwa se hari indi imbaraga mbi zigiye kubaho mu rukundo rwanyu, zibasha gutuma mubasha kugirana agatotsi, bikabaviramo no gutandukana cyangwa se no guhagarika urukundo. Izo nzozi rero ntukazisuzugure, ukwiriye gusenga. Inzozi za gatanu rero ari nazo za nyuma urota ukamenya neza yuko Imana irimo kwereka yuko mugiye gutandukana n'umukunzi wawe. Izi nzozi zoho zirekeranye n'imbaraga z'abakonikoni. Izi nzozi ngiye kukubwira zirekeranye no ku mbaraga z'imyuka mibi y'abakonikoni. Izi nzozi ni igihe uzarota ubona ipusi ukayibona mu nzozi zawe, ukabona urose ipusi. Ahangaha ushobora kuyirota ubona ije isa nkaho iburira mwembi muri kumwe nko gutyo, ugasanga iraje iraburiye, cyangwa se wowe ukabona iraje iraguhobeye, cyangwa ukayikubita amaso ubona iko kurunguruka. Uburyo bwose wabonamo iyi pusi, ujye umenya neza yuko nimba uri mu rukundo n'uwo mukunzi wawe, cyangwa se nimba wubatse umuryango mwiza, umuryango utarimo intonganya, utarimo umwuka mubi, ukabona uwo muryango urawubatse, umenye neza yuko nimba urose iyi pusi, umenye neza yuko hagiye kuzamo agatotsi mu mubano wanyu. Ipusi ni imbaraga mbi abakonikoni bakunze gukoresha, bakunze kuziramo, ni umwuka mubi abakonikoni bakunze kuziramo. Rero iyi pusi iyo uyirose, nta na rimwe ipusi iba nziza mu nzozi. Iyo uyirose uri mu rukundo rwanyu, muri mufiyansanya, ibintu bigiye kugenda neza, cyangwa se ibintu bigiye gushyika ku musozo, wenda niba muri gufiyansanya mukiri aba Jeune Marie, muri hafi kubana, ujye umenya neza yuko nurota zino nzozi ukabona ipusi, umenye neza yuko ahangaha ugiye guhura n'ikintu gikomeye, cyangwa se urukundo rwanyu rugiye rukarangira burundu, rugiye kuzamo agatotsi rugapfa. Ahangaha nurota iyi pusi, umenye neza yuko rwose urukundo rwanyu ugiye kurangira niba muri aba Jeune Marie. Hanyuma nimba wubatse urugo, ukaba uri kumwe n'umuryango wawe umeze neza, umuryango wawe wishimye rwose, ubona nta kibazo mufitanye, ahangaha ukarota iyi pusi, nihishurirwa rikomeye yuko Imana iri kukwereka neza yuko mugiye gusa nkaho muhura n'agatotsi muri urwo rukundo, mukabasha kugirana amakimbirane. Ayo makimbirane mutakitonda neza, mukavirwamo no gutandukana, mukarekana. Nshuti yanjye, ipusi ni imbaraga mbi z'abakonikoni zikomeye, zibasha kuza zisenya ibintu byubatswe, zibasha kuza zisenya ibintu byasizweho. Nurota iyi pusi, nshuti yanjye, nurota iyi pusi uko kose wayirota, yaziguhobera, yakureba, wabonije ikabanyuramo hagati mwembe, uko kose warota iyi pusi, byuka usenge, cyangwa se ufate amasengesho y'umwihariko, kuko Imana iri kukwereka neza yuko urukundo rwanyu rugiye gusenyuka, cyangwa se ugiye kuzamo agatotsi, rugiye kubaho nabi.
nimba uzirose uri umujene muri abajene mari mumenye neza yuko urukundo rwanyu ugiye kuzamo agatotsi. Niba mwaba mufite umushinga w'ubukwe n'umudasenga urapfa. Nimba ubirose muri mu muryango mwubatse uri umudamu cyangwa se umutware, ujye umenye neza yuko ahangaha ugiye gushwana n'uwo muntu wawe n'umudamu wawe cyangwa se ugiye gushwana n'umugabo wawe. Aha rero nudasenga ngo wegere Imana, ibi bintu bizaza vuba kandi mu gihe gitoya. Ntugasuzugura izi nzozi zimeze gutya, kuko Satani aba afite umugambi mubi ku buzima bw'urukundo rwanyu, ku buzima bw'imibereho y'urukundo. Iyo nshuti yanjye rero, izi nzozi nizo nabateguriye. Ikintu wakora rero nta kindi, nk'aha hose ukimara kurota zino nzozi, icya mbere ni ugusenga. Ukimara kurota izo nzozi zimeze gutya, hita kubyuka usenge, ufate umwanya wo gusenga, winginga Imana ikureho ibyo ngibyo, ko ibyo ngibyo biba bigiye kuza mu buzima bwawe udasenze cyangwa ube maso. Icya kabiri, egera Imana kurushaho mu buryo bwo gusoma ijambo ry'amasengesho atandukanye yo kwiriza, cyangwa se n'ayandi y'ubundi buryo bwo guterana n'abandi bantu. Ibi byose bizagufasha kugira icyo Imana ikora ku ibyo ngibyo, cyangwa se kwizo nzozi uba warose zimeze gutyo, usigasire uwo mubano wawe ndetse n'urwo rukundo rwawe. Nibyo rero nabategurira nshuti yanjye, nizere ko mwasobanukiwe ndetse mwanyuzwe. Iyi nico nitwe Hindura TV, ntibibagirwe kugenda ukayasubscribe. Nimba iyi video wayikunze ukayilakinga, wandike no muri comment ubwo ngo nayikunze. Hanyuma nimba hari n'inshuti yawe ukeneye iyi video uyisangize, uyimusharinge ayibone. Ndagushimiye cyane rero nshuti yanjye, njye mwame kumwe nitwa Kwizerwa Eric. Ndabakunda cyane, muri ko tuzahure mu yindi video y'ubutaha. Imana ikomeze kubahereza umugisha ndetse n'uburinzi bwayo bubabeho mu izina rya Yesu, amen.